rugaju ikindi kintu cyabaye muri iyi weekend cyari kiryoshye cyane ni ikipe ya Arsenal abakunzi bayo bari mu mavuta no mu byishimo n'umunezero bavuga bati byahari byashoboka uyu mwaka kuko byibuza twasinyije abakinnyi 6 mu myanya yari ikenewe murimo nabyumva ati dukeneye kureba rero uko abakinnyi bitwara uwa mbere waberetse ko yaguzwe akenewe no bita Martin Zubimendi muri match bakinaga na Newcastle United urumva ni ya pre-season bayitsinze 3-2 ariko Zubimendi yabaye player of the match ni naho Gyökeres yeretse abakunzi ba Arsenal hariya muri Singapore tuganire kuri uyu mukino ni ikipe ya Arsenal ubona gute amahirwe yayo yo kuzitwara neza muri championnat bamaze imyaka 3 bakomanga nabonye Thierry aratemera Mikel Arteta avuga ati mu myaka 3 murakomanga mugabo ba kabiri ariko wagakwire kubivugisha gakombe uko kaba kangana kose kugira ngo tubone ko ubimininga neza nyene ko hari ikintu uzakora so tugende kuri uyu mukino wa Newcastle kwa Arsenal mwayibonye ni kipe izatanga akazi kangana iki muri uyu mwaka muri Premier League ni ikipe ikintu gikomeye yabonye uyu mwaka ni boost iri morale kuko ibyo yari ifite n'ubundi nta byinshi yahinduye usibye poste imwe ndabisobanura abafana ba Arsenal buriya bari abakinnyi 6 bivuze ko nyine poste imwe ari ubona yahindutse cyane nicyo kintu ubona cy'ingenzi yahinduye cyane ego poste yahinduye cyane ni ya rutahizamu n'izindi yaguzeho abakinnyi ariko inyinshi ni amadubrire y'abakinnyi yarasangana inyinshi kwari uyango agire babiri beza kuri iyo uramutse urebye nko kugura umuzamu Kepa n'ubundi ntaje kubanza mu izamu yego aje kugira ngo kuzana umusore bakuye muri Valence mu defenseri Christian Mosquera ntabwo aje kwicaza Magalhaes cyangwa se Saliba cyokora ni byiza kugira squad nini nabyo turaza kubona inyungu zayo ndacyana hamya yuko Madueke bitabaye ibibazo wenda Martinelli akagira akantu ka intelligence yongera muri jeye Martinelli yaba threat cyane kurusha Madueke PS n'ibindi kuko ntabwo yagira kurare ebyiri zose z'aba creator ukeneye imwe yu deranja undi akagaha undi liberté kugira ngo aze gukora izo moves zisoza action amasisi n'ibitego ari Bukayo Saka Zubimendi nugusimbura Pate wagiye wenda badakina kimwe mu buryo bw'imikinire ariko buri wese afite ibyiza n'utundi tuntu nyine twa weakness n'undi afite ibyiza na weaknesses ibyo birasanzwe poster rutahizamu ya Victor 100% yari ngombwa ubundi hari ikintu Arteta yakozemo amakosa mu gihe cyashize Arteta yagiye kwandika teze ariko akiri muri baca uziko iyo turi kwiga muri kaminuza ibitabo twandika nubwo bavuga ngo ukora ubushakashatsi ariko abarimu baba babizi ko uzafata n'ubundi bimwe mu bintu byinshi cyane wakuye mu bindi bitabo cyangwa se bizaba bitanavuye mu cyo twakwita ubushakashatsi bushyitse akenshi hari n'igihe usanga bamwe banaterura iby'abandi bagahinduramo utuntu duke bakabitanga bakakwihorera ariko uko urushaho kuzamuka muri za masters no muri za doctora ubona ko hari abantu ngo bangirwe ibitabo byabo bababwira ngo icyo gitabo cyawe ntabwo ari ubushakashatsi bwawe nta fact nta bita plagiarism nge navuga yuko Arteta yirengagije gato cyane akana abantu bose bamubwiraga bati banza ujye muri basic fundamentals z'umupira wijya mu tactical twist kuvumbura ibintu gushaka ubuhanga bwinshi nshobora gufata umukino ukina nka nimero 10 nkamugira nimero 9 akankinira akansindira ibitego hari na sezo rwose bamutwaye igikombe ari defender ngo urabona ngo nta kibazo ngewe ngo icyango mbwe ibitego twarabibonye nkabona hari n'abafana by'entertaininga gutyo ngo ikibazo ngo kibitego cyo twagize ngo twagize wenda ibibazo ahandi ntashake kumva rutahizamu ko ari key position ariko abantu babanye n'uyu musore Victor bafite ko bamuvuga baravuga ngo he is called with both feet afite amaguru yo
haba imoso n'indyo ubwo nicyo bishatse kuvuga. the head, umutwe mu gukabya cyane bakavuga nti even the ass. n'ikibuno. n'ikibuno yagikoresha. niyo waba uyihinduye bisaba kwikoza bibaye ari ngombwa ko n'ikibuno gitsindisha. Yego. yagitsindisha. baravuga ati he's more physical, atafite imbaraga n'igihanyaswa. he has the technical football even on his feet. Yes, atariko afite mu Rwanda tubyita ngo afite umupira mwinshi ku kirenge. ariko bakavuga kantu ngo he has the lack of finesse. ngaka kantu bavuga finesse. mu yandi magambo muribuka kugira ngo tubyibukiranye neza twiga muri primaire hari ikayi twitaga ikayi yo kunoza. Calligraphy. iyo bita calligraphy. ushobora kwandika inyuguti ukayandika ariko hari uyandika akayinoza. irazamuka ikamanuka. urabibona ngo bimeze. urimo urabona pasi ya Ruvumbu ni pasi, urabona na pasi ya Ruboneka ni pasi, ariko pasi ya Ruvumbu iba ifite aura, iba ifite icyo bita finesse, iba ifite nk'ijambo ry'Imana riherekeje rivuze ngo nihaye n'umugisha genda uba icyo ushaka uba uko nguko wumva ubyifuza. Ibi ifite ambiance. iba ifite nyine kuzura ibinogereje ya nayihumurije ngo wumva ihumura. uyu mwataka ntafite icyo kintu cyo kuvuga ngo afite nyine kuba umutekinisiye nyine biryoshye cyane bikabije. ariko sinacyo Arteta yarakeneye umuntu umushyirira fire, yarakeneye umuntu umushyirira mu izamu. nuko yabikora kose just put the ball there, kora ibyo bitego 20 na we just ibindi bireke. azanoza Odegaard, azanoza Bukayo, azanoza nde, ariko nikugera Haaland niko akina. Haaland ntaganoza Haaland, ibindi bandi barabikora, ariko he's the best there. Bayern yishyiraho ngaho, ku mutwe arayishyiramo, ku kirengera ayishyiramo, ku ishoti arayishyiramo, ibyo byo guserebeka arayikoraho, ayishyiramo. iyo presence niyo yashaka. abanyana arimo arakorera imyitozo, abanyana ni muri Nyaruguru inde ho bitahara Haaland ari mu byari wabo. so nje rero mbirebye mu buryo bwuzuye Arsenal ifite icyo bisaba no gutwara igikombe. nubwo n'izindi ari nziza, Chelsea ni nziza mutabyibeshyaho, hari ukuntu twayibeshyaho. Chelsea irakomeye nyuma yo kongeramo wa Pedro, ifite abakinnyi bakomeye. iyo Liverpool iraba nziza nibona Isaac, hari ibintu abantu bivugisha ngo ntiyabisubiramo, yabisubiramo birasanzwe. ifite ikipe ko mutwara ibikombe. hari abantu bavuga ngo twe ngo tuzaba dufite inyota. muri football ijambo inyota ntirikora, iryo ni ijambo rikoreshwa ku mazi no ku nzara. inzara n'inyota bikoreshwa no ku Mana, niyo njye numva biri bivuga ngo afite inzara n'inyota. muri foot hakora ubwenge bw'umutoza n'ubushobozi bw'abakinnyi. motivation yose mwaba mufite uko yaba ingana, mudafite umutacticien w'umutoza w'umuhanga, mudafite abakinnyi afite capacité, mutakaza ibikombe. iki rero navuze Arsenal byiburu yagize cya booster moral. at least groupe yabo iriyongeramo ibintu bibiri. iriyongeramo competition mu myitozo, ku myanya, buri mukinnyi afite doublure nziza. icya kabiri ifite byibura igisubizo babuze mu gihe cyashize cyo kuba iyo Bukayo yavunikaga baburaga undi muntu ushobora gufata izo responsibility z'ibitego. ndayibara noneho nka title contender at least isezo kurusha indi myaka yose yabaye. Abonye ikibondo cyasimbuye Saka cyitwa Max Robert Downman. afite 15 n'umwana wo muri 2009. ariko ngo talent afite ngo ni Messi, ngo na Neymar, ngo na Yamal, ngo bateranye bateye ubwoba. ariko shaza umupira narebye buryo akinamo, afite imoso nziza cyane. reka tumugenzure mu masegonda 30 kwizigera n'ubitwemerera. Magic lineup nayo ifite akazi igomba gukora nimugoroba. coach we yamuvuzeho Arteta, ryo akuraganira ibintu by'uburayi. yavuze ngo hano mu Rwanda bategereje it is special. asanzwe bisanzwe ibyo yakoze. Obviously what he's done today against this team in the time that he had on the pitch is something not common to witness for a 15 years old kid. ati ugereranyije ibyo yakoze mu gihe mu minota yabonye biragoye cyane kubisobanura ku mwana w'imyaka nk'iyi. si ibintu bikunze kuboneka amaso, ni ibintu by'imboneka bisanzwe. yashoje avuga ati we are extremely happy to have him. ati twishimye cyane, turabyishimiye kuba tumufite. I think again the environment he has around him, his family, people, the club around and the academy as well is super helpful because they put him into this position so earlier in his journey.
ya turebye aho yazamukiye bari abamugaragiye umuryango we abo bana muri akademi abantu bose bari iruhande rwe byamugira umumaro ukomeye cyane kurinda bahageze magingo aya kwizigira impamvu Axel nemeranya nawe ko uyu mwana ushobora kuba udasanzwe tekereza umukinnyi muri pre-season kuri groupe tuvuze Arsenal ifite Arteta ashobora guhereza iminota 30 afite imyaka 15 ubundi aba yasimbutse phase y'imyaka 17 19 na 21 akisanga muri equipe nkuru no ngo ibyo byiciro byose nuko ufite tari dasanzwe ejo bundi Ferdinand yavuze ngo niwe mukinnyi mu cyiciro cy'imyaka ye mbonye ukora ibintu bidasanzwe kurusha abandi bose urebye n'imibare iravuga ngo yakoze debut ya mbere muri Arsenal y'abatanegeje imyaka 19 afite imyaka 13 iyo sezo yatsinze mu itego 20 atanga na assist 10 ku myaka 23 kizazibaga 13 urakoze cyane ngira ngo mabwire ko ku munsi w'ejo ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage yamaze kumvikana na Luis Diaz ni rutayizamu ikipe ya Liverpool uyu musore w'umunyakolombia azatangwaho miliyoni 75 z'amayero iyi deal kugira ngo irangire asinyire ikipe ya Bayern amasezerano kugera 2029 ndetse muri iki cyumweru uwo bita Luis Diaz araza gufata urugendo ajya gukora medical test mu ikipe ya Bayern ngira ngo bari bamukeneye cyane Luis Diaz ava mu ikipe ya Liverpool ubwo iyi transfer ubona arihe ikipe ya Bayern izungukira cyane Luis Diaz no mukinnyi uzabona umwanya uhoraho wo gukina mu ikipe ya Bayern kuri Liverpool kukibemeye kumurekura kandi ari umukinnyi wabafashije muri saison nk'eshatu zeru. Diaz na Liverpool harimo ibintu batumvikanye ikintu cya mbere batumvikanyeho nuko Diaz umwanya akinaho muri Liverpool wagiye usa naho uhinduka icya mbere babanje kumukoresha nka false 9 muri iki gihe cyashize nyuma yuko batari bafite rutayizamu hari igihe Jota yavunitse batemera neza cyane Darwin Nunez hanyuma uburyo ashaka gukinamo cyangwa se uburyo umutoza atekereza ko yakinamo ni umukinnyi ukunda gufatira umupira hagati murongo mu kibuga kabiri akadrivinga umupira akerimina agakrea uburyo ariko yatangiye gusa n'ukinishwa imbere cyane atangira kureklama ibijyanye n'amasaleri mu ikipe ya Liverpool avuga ati munzamurira umushahara muri Liverpool rero byasaga naho mu by'ukuri batiteguye kuba babikoraho cyane amafaranga ngana gutyo kuko bo uko babyemeraga bumvaga ibyo bumvikanye ibyo bemeranyije bikingana n'ibyo ashobora kuba ari gutanga ibyo rero biza kurangira ikipe ya Liverpool igize amane make ya Shariga amapane 55 haimbwa 55 uziko yafataga 55 by'amapaundi Rashford muri Man yarafataga 300 mu gihe muri Bayern agiye guhembwa 269 yego shyira ko akorera Sara uhembwa 400 habayemo harimo gap nini habayemo gap iri ku rwego rwo hejuru cyane kijyanye n'imishahara we urumva bamusinyishije batekereza ko ari umukinnyi n'ubundi uvuye muri Amerika y'Epfo udahenze utanakeneye na salary iri hejuru ni nabyo birumvikana ariko aho amaze guprova yabasabaga nyine kongera uwo mushahara ngo hari ibintu byiza nakoze hari icyo mugomba kubimpembera akabona ikipe ntishaka kubyumva ariko noneho ikibazo cy'imishahara cyo cyari ikibazo cyane wenda ibyo bari buzabiganire hari n'uburyo bw'imikinishirizwa donc uko umutoza yumva uburyo bwo gukina nuko umukinnyi washaka gukina ni ibintu biba bitandukanye cyane kuko icyo bita gupangwa mu kibuga abantu bumva ngo haba gatatu wenda ngo kane gatatu ngo wenda gatatu gatanu kabiri biriya ntacyo bivuze cyane igifite icyo kivuze nicyo bitarore yawe nicyo inshingano zawe no kuvuga ngo icyo uri bukore muri bwa buryo nahisemo ko duhagarara icyo nicyo kimataringa niba umutoza avuze ngo njyewe ntabwo nshaka ko exit za baro zanjye zikoreshwa ku ruhande cyane ndashaka ko zinyura hagati ahubwo zigasoreza kuri Sara bisobanuye yuko icyo akeneye kuri Rush cyangwa Diaz ari ukuba afite presence muri box kugira ngo agumishe abadefenseri muri box babe busy bamucunze hanyuma bifungure ba Makaristeri hagati
bareke kubona iyo pressure aba center back baza kwiyongera kwa mediateur w'ikipe bahanganye ngo babe benshi nibanesha muri mediane ubwo ndavuga ba Makariste bacomeke baro muri profondeur kwa Mohamed Salah agenda kore ama finishing nago yigeza aryoherwa cyane rwose ni role ubona asa naho atakiriye neza so muri Bayern rero navuga yuko arunguka ibyo bibiri one arunguka amafaranga icyo nicyo kibesha abantu hanyuma icya kabiri arunguka n'uburyo bw'imikinire kuko barashaka nyine kumugira abawinga Donatille niko Bayern ikina ni uburyo buri classique bwayo ntigigira ibindi bintu bitari ugufata wa muwinga uheza uruhande kandi nibyo bishimisha Diaz so agiye rero muri iyo poste y'umuwinga navuga ngo ugiye guhatanira umwanya n'abandi beza bahari n'ubwenda basa n'abasubiye hasi gato Coman arahari Serge aracyahari urebye ni nkabo cyane bazabana nawe aje gusimbura Leroy Sané kubera ko Leroy Sané yamaze kujya muri Taki ni Galatasaray yagiyemo urumva rero niyo mpamvu wenda banamuzanye nabonye bagaragaza nk'impamvu nkenshi ati ikipe ya Bayern ifuje kuzana Luis Diaz bavuga ko ari umukinnyi buryo ugira imibare myiza cyo bita statistically bavuga ngo Luis Diaz yasinze ibitego 17 muri saison 2024 ariko si ibyo gusa kubera ko baravuga ngo afite icyo bita defensive attribute no kuvuga ngo igihe ikipe idafite umupira bari muri final third cyane kare bakorera possession yambaye imipira 22 muri match imwe no kuvuga ngo yabaye umwe mu bakinnyi babikoze bakina bataka ariko bakanambura imipira myinshi mu gihe bari mu kibuga cyabo ubwo rero nicyo bavuga ko Bayern mubonyemo ariko kandi urebye uburyo ngo atera mu izamu cyo bita shot conversion ariko 18 n'ibice 8%. Birumvikana rero kure ko Bayern ikina umukino wa pressing itera mu izamu kenshi barebye basanga ama attribute nyine asa naho ahura neza n'ibyo mutoza ariko batoza cyangwa se na je yabo bakina umuntu yavuga ko babonye umukinnyi mwiza kuko babonye umukinnyi mwiza ikintu cyabakira cyane mu kibuga babonye umukinnyi mwiza ariko byahise bifungura amarembo transfer yo wita Alexander Isaac ejo bundi muri iyi weekend Alexander Isaac yabonye offer iremere cyane turutse muri Saudi Arabia baje kuzajya bamuhemba 627 buri cyumweru ariko aravuga ngo oya ndacyakeneye gukina ku mugabane w'Uburayi kandi nyuma y'uko amaze gutangaza ko atazajyana n'ikipe ya Newcastle muri pre-season tour banabonye ko match Arsenal abatsindaga 3-2 nyine ntago bari kumwe naho bari ntago yagiye na Alexander Isaac abantu baravuga ngo ikipe ya Liverpool nubwo yasinyishije Igo Ekitike ntabwo yigeze ikuraho amaso gusinyisha Alexander Isaac abantu baratekereza ko $75 bazifata nabo bakongeraho izindi kubera ko ikipe ya Newcastle irimo iraca amafaranga menshi guca amafaranga menshi guca $150 z'amapaundi azengana na $172 z'amayero n'amafaranga menshi cyane riga ubona uko ubibona byakunda ko Alexander Isaac yaza mu ikipe ya Liverpool birashoboka impamvu bishoboka nuko ubwo yamaze gukora icyo bita guhandova gukora ni nko gutanga ubusabe ariko mu buryo bwemewe n'amategeko sinzi ko nabisobanura we nuko uvuga ngo yabwiye equipe mu buryo buri official ko yifuza kuyisohokamo iyo ni intambwe ibikomeye cyane cyo bita transfer request iyo rero umuntu avuze ngo ndashaka kuva muri equipe yego bafite amasezerano ayo masezerano hari uburyo agomba kubahirizwa wenda ibyo agomba kugurwa byanze bikunze hari ibigomba nyine gutangwa kugira ngo asohoke icya kabiri harimo nanone n'ubushake bwa equipe nayo kwemera kumurekura kuko ibifite projet yamuserinze ishobora no kumwicaza nayo ikamuganiriza wenda ikaba yamugarura mu bitekerezo akaba yagaruka ariko icyifuzo cye cyatumye yanga ibyo muri Saudi Arabia agakomeza gusubiramo kenshi ko icyifuzo cye ari kujya mu ikipe ya Liverpool yabaye clear rwose icyo kirahari Liverpool amahirwe icya kabiri Liverpool kuba iri kwemera guhita irekura bamwe mu bakinnyi bayo ni ikimenyetso kitwereka yuko ifite uko biri kose aho igeze yumvikana na kampu y'umukinnyi ku buryo wenda hasigaye kujya muri kampu y'ikipe ya Newcastle so ibihe bigoye kuri Newcastle igomba gukina imikino y'I Burayi ikipe yari imaze gutwara igikombe nyuma y'imyaka myinshi badatwara igikombe batwaye igikombe cya English Football League right English Football League kuko FA yatwawe na Crystal Palace hanyuma bakongera bakagira n'undi mugisha ukomeye cyane kuri Liverpool wo kuba umutoza uburyo ashaka gukina uno musore azabyungukiramo arifuza noneho iyi sezo ibyo yakoreshaga Diaz twavugaga byo mu force 9 arifuza noneho kugira center forward wa nyawe rutahizamu nimero 9 tipi so aravuga ati mfite Sara ku ruhande nkagira Isaac arifuza noneho gufata umusore uyu baguze Ekitike oya uyu Florian Wirtz
agasa naho amushyize ku ruhande gato ku buryo azajya asa n'umufata akamugarura muri mediane bagakreya surnombre ariko asa n'uwatangiye ari ku ruhande nibyo twavugaga it will be sort of 4-4-2 muri animation ya iro offensive yego aho Mohamed Salah azajya yisanga cyane ari kumwe na rutahizamu imbere ahubwo ugasanga hari nk'abakinnyi bane muri Liverpool basa naho bakinira hagati cyane yego icyo bita ya Liverpool y'abawinga bari classique abantu baragikunze ariko gishobora kuba ari ikintu atifuza kubakiraho cyane ahubwo ashaka kugira mediane ikomeye twagiye tunabibona hari amakipe yagiye agira izo mediane buriya Pep igihe yari afite Bernardo akagira ba Ilkay akagira Mahrez no mu winga tipi ndavuga ahubwo na KDB ari ukuntu yasaga n'utangije Bernardo ku ruhande KDB ari gukina 10 wenda urundi ntuzari inyuma gatoya ku 8 Ilkay Gundogan bafite Rodri kuri 6 wenda urundi ruhande ukabona nirwo afite nk'umuwinga umwe navuga wa nyawe ukina nk'umuwinga ariko ababandi bose KDB, Bernardo, Rodri, Gundogan ugasanga bafite ikintu cyo gukinira hagati cyane icyo kintu rero cyo gusa n'abashaka gukora ikintu kimeze nka kare nicyo ubona ari gutekereza wenda twaza kubigana ku bana yitwaje Wenga yacu ya kabiri soje saa yacu ya mbere utubwira uko ubona kipe ya Liverpool izajya ikina mu gihe Alexander Isaac yaba yinjiyemo ndetse n'impamvu bifuza kuba bamugura hanyuma Axel buriya watubwiraga ko Luis Diaz Marulanda yemwe 50 mu cyumweru 55 buri cyumweru uwango ayo mafaranga yemwaga muri cyumweru muri Bayern azajya yemwe 38 ku munsi 38 na 356 ku munsi urumva noneho mu cyumweru azajya hemwe mu 269 nkuko bivugaga ni cyane 269 ngo asa kuba inshuro 5 ku mwaka ni miliyoni 14 ku mwaka so Alexander Isaac wavugaga impamvu agikeneye cyane mu ikipe ya Liverpool ndetse unagaragaza uburyo azajya akinishwa mu gihe yaba amaze gushyira umukono ku masezerano mu bintu by'ama tactique uko agenda akura muri iki gihe abatoza barahuze bose ku isi buri muntu ashaka inzira ituma ikipe ye idakomeza kuba basa bose kuko nta muntu n'umwe ukiguha chance yuko ibintu wamutsindishije sezo yashize wongera kubigarukana ukabimutsindisha niyo mpamvu ubona abatoza bagerageza gutwistinga guhindura cyane uburyo bumvamo umupira yewe nabo twitaga ibihangange ku isi barimo abo ba Pep Guardiola bafite ukuntu bagenda biadapta nyine bagahinduramo ibintu twigeze kugaruka kuko yarafashe umwe mu bagabo bakoze muri Liverpool yitwa Pep Linders wari umwongereza wa Klopp akamuzana kugira ngo amwongerere mu myitozo ye ikintu cya intensité na agressivité n'ukuntu yo abantu bavuze agressivité abantu babyumva nabi agressivité ntabwo ari brutality hari itandukaniro kuri ujya wumva abakinnyi ngo mugereho ngo umukandagire ntabwo iyo ntabwo ari agressivité gukandagirana iyo ni brutality kuko gukandagira mu mupira binahanishwa ikarita umuhondo cyangwa umutuku ariko agressivité ni handi ujya wumva mu kinyarwanda nyanumva atoza abanyarwanda bavuga ngo umuhumekereho don't give him the space yo kwisanzura ngo akine uko yumva bishaka so niki rero ubona uyu mugabo ari gushaka mu gusa n'ushyira imbaraga cyane mu bakinnyi navuga ngo nyuma yo kuzana uyu musore w'umudage kuki ashaka gukomeza hagati cyane noneho agashaka ko Saragira nimero 9 typique bazajya baba bari kumwe bagasharinga izo responsibility icyambere Wenga nawe wigeze kubivuga neza mu minsi ishize bamubaje ngo kuki 4-4-2 ariyo formation cyangwa se uburyo bwiza wapangamo abakinnyi mu kibuga muri animation yawe iyo murasatira Wenga bisobanuye neza aravuga ngo iyo ugerageje kureba uko muri 4-4-2 abakinnyi baba bapanze mu kibuga usanga hafi 60% y'abakinnyi bawe bahagaze hagati mu kibuga kandi iyo 60% ni nabo bakinnyi navuga ngo bagira uruhari
mu kwanimaje yawe wataka ushaka gutsinda cyangwa se no mu kuza gutanga backup mu kudefanda mu gihe ikipe yawe yatakaje umupira. Yabisobanuye neza, aravuga ngo muzanabirebe n'amakipe yose iyo akora pressing arwanya ko ikipe yasohora umupira muri defense yabo, igitekerezo baba bafite ni ukugira ngo babasunikire mu gutanga baro ku ruhande. Muzanabicunge burya niyo abadefenseri bagifata baro ba center back ku ikipe zikora pressing, burya iyo babagezeho uzarebe baro bayidekara bayijyana ku ruhande kuri 2 na 3. Uzi impamvu abantu batabona ku ruhande nk'ahantu hari danger se? Nuko muri cya gitekerezo twigeze kuganira ubushize, muri football to defenda izamu. Iyo ujyanye baro hirya y'izamu cyangwa se ku ruhande, ngiye mafite amahoro kuko ntabwo inzira yawe yo kugera ku izamu ikoroheye. Nubyumva gukura baro ku ruhande uyigarura kugira ngo utsinde, biragusaba gukora iyo cutting cyangwa se gukora iryo cross ryo gukata ugaruka hagati mu kibuga kugira ngo ukore yanzira ikwerekeza mu izamu. Rero niki cyo Wenga avuga ko kantu yaragasobanuye neza, yaravuze iyo 30% bavugaga ngo abari abakinyi batandatu bari mu mutima w'ikibuga, bavuga ngo aba defenseur babiri central, ukagira aba mediateur babiri 6 ukanagira abataka babiri 9 n'10 kuko icyo gihe watakisha abataka babiri. Bavuga ngo ikibuga umutima wacyo wamaze gushyiramo abakinyi batandatu, abandi bane nibo bagiye kujya muri izo mande. Rugaje ari kuvuga Rugaje aranabisobanura neza cyane, urongera wibutsa abantu bamugari twavuze ko ibintu biba bimeze nk'ama episode, ko umupira ukinirwa muri ikintu bita espace. Mwango uwo mwanya baba kavarinze ni nawo mwanya munini cyane burya w'ikibuga. Azongaze wa mugani bawujyana hirya ku ruhande, ariko n'ingano rwose ingano y'ikibuga baba kavarinze iba ari nini paraporo yo ku ruhande. Wabyumva rero icyifuzo cye nuko yifuza ko Liverpool ibikipe domina mediane kurusha izindi zose. Akanavuga ko Paris Saint-Germain burya ngo isomo yayigiyeho ubushize ngo yamukuyemo imurushije mediane, nicyo kintu yongera kugarukaho. Kuko nimujya kureba ikintu Liverpool yabuze kuri Paris Saint-Germain, nukuvuga ngo ikintu Paris yayinizemo yanayicishije, ntabwo muri match retour Anfield yigeze ituma Liverpool ibona imipira myinshi imbere kuri ba Mohamed Salah. So muri cya kintu rero cyo kwisubiramo kigenzura nk'umutoza akavuga ngo natsindiwe he, yasanze ikibazo atari uko Salah ari umukinnyi mubi, sinuko ba Diaz ari abakinyi babi, ahubwo nuko Paris Saint-Germain igira icyo kintu cya territorial dominion cyo hagati cyatumaga imipira idashobora gusohoka uko abishaka ngo igende igere kuri wa Mohamed Salah imbere. Mu yandi magambo sinenga Salah, sinanenga ba Diaz, ahubwo natsindiwe muri tactique aho mediane ya Paris Saint-Germain yanigaga yanjye ikayuza gusohora imipira ariko ikanajyana imipira imbere. Amaze kubigenzura rero aravuga ati reka nongere umusore ushobora gucreya umuhanga w'umudage kuko yashobora gukina nka playmaker Florian Wirtz, azasange Makariste, azasange uyu mwana w'umuhorandi ukina 6 Gravenberch abahari, anahasange n'uyu musore usanzwe ubanzamo abantu benshi batekereza ko ashobora kuzicara ariko n'igihe atakwicara uyu munyahongiriya yego akabakoresha bisa na hari mediateri bane, hanyuma abo ba mediateri bane bakaribera Salah na Alexander Isaac. Noneho bo akazi kabo cyangwa inshingano zabo ntibibe gushaka umupira ahubwo bikaba gutsinda imipira babazani. Kuko urumva abantu bane ufitemo ba createurs batatu, kuko Makariste ni umubola, numvisha Rugangura adakunda iryo jambo umubola, yahabyangira ni kumuza n'ababola. Anyway ni umukinnyi uzi gukina umupira ku kirenge, na Wirtz azi gukina umupira ku kirenge, na Szoboszlai ni nimero 10 azi gukina umupira ku kirenge. Aravuga ati nzamfite abakinnyi batatu bashobora kugeza imipira imbere, abo nibagera rutayizamu nimero 9 ufite taye mwiza league proven, bakagira n'umugoro skora dusanganwe mwiza cyane nka Salah, nzabona ibitego kandi nzanadomina umupira mwihari. Mu yandi magambo arashaka kuzana ikipe iri possession based ariko bibakiye hagati, baro zikazajya ziba nyinshi imbere, none akagira abantu babiri basharinga responsibility so gutsinda ibitego mutwaro kwa nawe bisobanuye I think byakora biramutse bikunze uko bitekereza. Ikintu ashaka kongeramo ngo pressing ya Jurgen Klopp yari nziza, ariko ngo akantu kaburagamo ngo nakantu kitwa smart movement, kandi smart movement ikorerwamo hagati mu kibuga kandi igakorwa n'ubundi nabo bakinnyi bari smart, nk'abari aba Florian Wirtz nk'abo ba Alexander Isaac babigukorera ku buryo imikinire yawe idahita isomeka ku mutoza wundi. Uranga imikinire ya Jurgen Klopp
hari ukuntu yasomekaga muvoma zugahita uzibona umupira urava kwa Alisson Becker urajya kwa Trent awuterure ashake ba Mane bahita bakora counter attack yihuse ariko we ikintu yahinduyeho nago umupira nutangirira kwa Trent nago uri butukomereza ku mpande arawubanza awugaruwemo hagati bagende bakora ayo mamuvoma ikipe yindi adversaire adahita asoma byoroye cyane ariko Slot yakoze analize nziza avuga agaruramo ikipe yitwa Paris Saint-Germain byanze bikunze nuko Slot wenda wagize icyo atangaza ariko ibintu yakoreye ama equipe bagombaga kwicara bagahindura bakagira ibyo bahindura byanze bikungisha kandi bakemera ko ikipe yagukubise ari ikipe igukubita mwaba mwarahuye muri Champions League mwamutarahuye Paris Saint-Germain mu buryo hari amakipe abatoza bagombaga kwicara bakongera bakitekereza